Pascal izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu kilatini ku izina Pascalis rikunze kwitirirwa umwana wavutse kuri Pascal cyangwa se bamwe bakaba baryitirira abana bavutse ku yindi minsi bitewe n'amahitamo yabo. Iri zina Pascal rero risobanura kwambuka, aho nanone rifite inkomoko mu rurimi rw'igiheburayo ku izina Pascal akaba ari umunsi Abisiraheli bizihizaga bibuka uburyo Imana yabakuye mu Misiri cyangwa se aho twavuga nka Egypta ikabambutsa inyanja itukura. Hari byinshi biranga aba Pascal rero ari nabyo tugiye kugarukaho by'umwihariko, gusa mbere yuko tubivuga reka dusuze kandi dukaze buri mwese uzemo kubana natwe. Turi kuri Media Empire aho tugeze mu gice twari ubusobanuro bw'amazina. Ngiye basuzangana nawe ikaze ndi ISINGIZWE Edith. Ikaze nanone by'umwihariko kubitwa ba Pascal, nimwegera hafi tubabwire ibibaranga cyangwa se tubasobanurira uko muteye. Suko nawe utitwa kuhejwe, ahubwo nawe urisanga ko ushobora kuba ukeneye kumenya ubusobanuro bw'iri zina n'ibiranga bafite iri zina kubw'impamvu zawe bwite, zirimo kuba uziranye n'umuntu witwa ko, cyangwa se ukaba ufite umwana witwa ko, uri inshuti y'umuntu witwa gutya, cyangwa se ukaba wifuza kuzaryitirira umwana wawe bitewe nuko uraba waryumvise. Tudatinze rero turatangira n'ikintu cya mbere mu bintu biranga aba Pascal, aho Pascal ari umuntu ukunda kuganira no gutanga ibitekerezo ariko ibanga rye akarikomeraho cyane. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Uyu Pascal usanga ari wa muntu ushobora kuba ari mu bandi akaba yabaha ibitekerezo ku kintu runaka bari kuvugaho, cyangwa se baba bari kuganira ku bintu runaka akaba yaba wa mbere mu kubaganiriza. Ariko iyo Pascal hari ikintu muri wafata nk'ibanga akora ibishoboka byose akaryumaho ku buryo ritasohoka muri bya bintu arimo kuganiriza abandi cyangwa se muri bya bitekerezo ari kugeza ku bandi. Muri make dushobora kuvuga ko uyu Pascal hari umuntu ugira ibanga ku rwego rukomeye cyane. Ikintu cya kabiri mu bintu biranga aba Pascal nuko Pascal ari umunyabikabyo. Ndumva ibi tutarabisobanura ibintu byinshi kuko ijambo bwaryo ririsobanura. Gatatu, usanga Pascal ari wa muntu ukundwa n'abantu benshi. Hari abantu usanga bifitemo amaraso akundwa ku buryo usanga abantu bamwe na bamwe cyangwa se abantu benshi bamukunda batanamuzi bihagije. Ba Pascal rero usanga ari abantu bakundwa cyane n'abantu benshi. Ikintu cya kane mu bintu biranga aba Pascal nuko usanga rimwe na rimwe Pascal yasabanye, ikindi gihe yifashe cyane ku buryo utamenya kariwe. Ubwo ibi turabihuza n'ibyo twahereho aho twavuze ko usanga aganira muri ibyo biganiro akaba yasabanye, ariko nanone nukamubone yacecetse kuko ushobora kwibaza niba ari usanzwe uzi cyangwa se baguhinduriye. Muri make gutuza kwe bikabije kuruta ukasabana. Gatanu, Pascal ni umuntu uvuga ukuri adaciye ibintu ku ruhande ku buryo bishobora no kumugiraho ingaruka cyangwa se bishobora kumukoraho. Mbese ni wa muntu utajya umenya guhishira ukuri cyangwa se ngo abeshye umuntu ngo ibyo yakoze biri mu kuri cyangwa se ngo ni ibintu byiza kugira ngo akunda nezerwa, ahubwo abasha kuvuga ukuri kw'ibiriho ku buryo niba ari bikubabaza bikubabaza, yemwe byaba ari n'ibiragira ingaruka kuri we akaba yabikora cyangwa se kwa yabivuga ntacyo yitaye, gipfa kuba yumva ko yatanze ukuri muri we. Ikintu cya gatandatu mu bintu biranga aba Pascal turaganisha ku bijyanye n'urukundo. Pascal kugira ngo agire umuntu akunda arabanza akamwiga neza cyangwa se akiga wa muntu neza, akareba niba uwo muntu ari uwo kwizerwa cyangwa se azamubikira ibanga mu bushuti bwabo. Ibi bitandukanye n'umuntu ubona undi akumva mwishimiye gutyo gusa akaba yakumva ko yamusaba ko bagirana umubano wihariye. Uyu Pascal we rero abifatira igihe kinini kugira ngo abanze kwiga neza kuri wa muntu abone kumwizera, abe yamuhitamo kandi azamubikira ibanga, cyane ko twumvise ko Pascal ari umuntu ukomera ku ibanga rye. Aba yumva rero n'uwo bari kumwe yabasha kugira ibanga mu bushuti bwabo. Karindwi, Pascal usanga yifitemo akantu ko gupinga, gusa nubwo asa nk'umuntu upinga iyo yakwize yarirekura akavuga. Bivuze ko kubaganira akisanzura atapfa kubikora ku bantu bose kuko yifitemo gupinga muri we, ariko nanone iyo yakubonyemo umwizerwa abasha kwirekura akaba yavuga. Ikintu cya munani mu bintu biranga aba Pascal nuko Pascal ari umunyamatsiko cyane. Mu magambo make ni umuntu ugira amatsiko menshi. Icyenda, Pascal usanga ari wa muntu uzi gusetsa abo bari kumwe n'ibiyumanganye. Ikintu cya 10 mu bintu biranga aba Pascal turaganisha ku bijyanye n'akazi. Pascal usanga ari wa muntu ukunda akazi, aho usanga abanza kurangiza ibyo arimo gukora agahita ajya gutangira ibindi, cyangwa se akarangiza ibyo arimo ari nakari gutekereza ibindi arakurikizaho muri ako kanya. 11, Pascal ni umuntu ukunda gusesengura ibintu byose. Ibi bigatuma no mu rukundo agenda buhoro bitewe nuko aba yirinda ingaruka zishobora kumubaho biramutse bidakunze. Ibi nanone birajyana n'ibyo twavuze haruguru, haba bijyanye nuko yisanzura mu bandi cyangwa se ukahitamo uwo bazaba inshuti. Ni umuntu usesengura cyane rero agasesengura buri kintu kuko aba yirinda ko hari ingaruka zishobora kumugeraho igihe bya bintu yashatse ko bibaho bitagenze uko yabishatse cyangwa se ibyo yashatse kugeraho bitakunze.
twavuze byinshi ku biranga aba Pascal. Niba witwa Pascal tubwire muri comment nibyo twavuze bikuranga, cyangwa se niba uzi umuntu witwa Pascal ukaba wumvishira izina tubwire niba ibyo twamuvuzeho wari usanzwe bimuziho. Ubaye ufite nawe izina kandi wifuza ko tugusobanurira watwandikira muri comment kugira ngo tubwire izina wifuza ko tuzagusobanurira ubutani tujya gusobanura ayandi mazina. Tuzasubira ubutaha mu gusobanura amazina cyangwa se ibindi bintu tubagezaho hano kuri Media Empire. Nimugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane.